Nijoro saa cyenda Imana yantumye ngo haguruka ngutume ku banyarwanda ibintu bine bikomeye ngiye gukora, yaba ukomeye yaba uworoheje, umuntu wese irambwira ngo wumva iyi message nyimugutumyeho. Imana irambwira ngo urangurure ushize amanga, uvuge ntacyo utinya kandi byose ubivuge ku murongo uko nabiguhaye, kuko ndashaka gukora ikintu gikomeye ku muntu wese urumva aya magambo. Nshuti yanjye, ubu ni ubuhanuzi bukomeye. Niba wizera ko Yesu yapfuye ku munsi wa gatatu akazuka, ibi bintu nubyumva nyuma y'iminsi 7 uzaba uri umutangabuhamya w'ibi bintu Imana igiye gukora. Nyemerera tubanze dusenge kugira ngo message ndi bwatambutse nyitambutse nuzuye umwuka wera, ataba ari nge ahubwo izina ryayo rihabwa icubahiro. Mana, ndagushimye kubw'amagambo yawe meza wantumye ngiye kuvuga. Nyemerera agere ku bantu benshi batandukanye, uwumva iri jambo ubashe gukora ikintu gikomeye nk'uko wabivuganye nanje. Imbaraga zawe arizo zigaragarana nanje, umwuka wawe wera aganze no kurumva iyi message, umukomange mu mutima ugire ikintu uhindura kuri we. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ibi bintu bine ngiye kuvuga ni ibintu bikomeye umwuka w'Imana yampaye. Icya mbere, nawe birakureba wowe nkurikiranye, ushobora guscrolling ukazamuka, ariko iyaba wafataga iminota itarenze 12 ukumva aya magambo. Icya mbere gikomeye Imana yambwiye ngo abantu benshi bari gupfa impfu zitunguranye kandi batageze igihe. Nivuga ngo Satani arimo ariba abantu, arimo arasarura abantu. Irambwira ngo umwuka wa mbere Satani yateje mu bantu, yateje umwuka w'impanuka. Ukabona umuntu yarikiri muto ukumva ngo arapfuye, agakora impanuka akagenda igihe kitageze. Nshuti yanjye, Satani arimo arasarura akoresheje agisida. Nsengera wowe ndetse n'umuryango wawe n'abagukomokaho kugira ngo uyu mwuka w'impanuka uve ku buzima bwawe. Kandi Satani arimo arashaka gutwara abantu bakiri batoya kugira ngo ababaze imiryango myinshi. Mugiye mwumva abantu benshi Satani ari guhagurutsa impfu zitandukanye. Kuva uyu munsi tugiye gusenga Imana ishire protection ku muryango wawe, ishire uburinzi bwayo kuri family yawe, ishire uburinzi bwayo ku bana bawe, ishire uburinzi bwayo kuri mama wawe, kuri papa wawe, ku babyeyi bawe, ku gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwuka tugomba gusenya Satani yahagurukije kugira ngo abantu benshi bagende bapfa impfu zitunguranye. Umwuka wa kabiri Satani arimo arahagurutsa ni umwuka wo guteza abantu ubugwayi bw'amayobera, ukagwara ukajya kwa muganga, wagera kwa muganga uzi ngo wenda baragupimamo ingwara, bagusangemo diabete, bagusangemo umuvuduko, ariko wagera kwa muganga bakakuburamo ingwara, ukaribwa, ukarara wishima, ukumva ibintu biragutwika, ukararana icyuya nijoro, ukumva ufite icyuya, ukumva kwiyorosa ntubishaka, ariko ukaryama ukabura amahoro. Ndavugana nawe biriho mu izina rya Yesu Kristo. Nawe uri mu bantu natumweho n'umwuka wera kugira ngo dusengane Imana uyu mwuka uve ku buzima bwawe. Umwuka wa gatatu umwuka wera yambwiye, Imana yambwiye Satani arimo arateza mu bantu, ni umwuka wo gutuma abantu bavunikira ubusa, ugakora ibintu byose, ugacuruza ukarutwa n'utajyayo, wakubaka urugo ugakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo unezeze uwo mubana, ariko urugo rukanga rugasenyuka. Ukadepoza ukiga amashuri menshi, ugakora buri kimwe cyose gishoboka ngo urebe ko wabona akazi, ariko bagafata abandi bo bakagusiga. Ufite umudayimoni utuma uvunikira ubusa. Uyu ni umwuka ngomba gusenga ukava ku muryango wawe, tugasenya ibicaniro by'abadayimoni. Ibintu byose ukora uvunikira ubusa, ujya mu kazi ukorera amafaranga menshi, ariko wagira ngo urayabonye, hagahaguruka ibibazo
ugasigara huko muri negatifu, ugasigara nta kintu ufite. Kubera iki? Wamaze kwataka n'umwuka wo kuvunikira ubusa, nta kintu ushobora gukora ngo ugereho. Igihe cyose ugiye gutera intambwe ngo urebe ko wasingira, urebe ko hari aho wakwigeza, uyu mudayimoni wo gutuma uvunikira ubusa uraguhagurukira. Ibintu byose ugerageje bikanga, ukiga amashuri ariko ntagira icyo akumarira, ukajya muri relationship mu rukundo ukavunikira ubusa, ukamarana n'umusore imyaka 5, 6, habe gufata decision, icyemezo, ariko bwaca mu gitondo ukumva ngo yabivuyemo. Uyu ni umwuka tugiye gusenya. Umwuka wa kane tuza gusenya ni umwuka Imana yambwiye utumye abantu bafite umudayimoni w'inyatsi. Ntucuruza ngo ugera aho ugera, ibintu byose bikunyura mu myanya y'intoki, karara amajoro udasinziriye ushakisha ubuzima, ariko ukagira umudayimoni w'inyatsi ukwataka. Kandi uyu mudayimoni w'inyatsi akwataka hari icyo wagize. Igihe cyose nta kintu ufite, nta kintu ashobora kugutwara, ariko igihe cyose hari ikintu ufite, uyu mudayimoni w'inyatsi araguhagurukira. Uyu umwuka wera yambwiye ngo tuze kuwusenya ku buzima bwawe, Imana iwugukureho. Kindi Imana yambwiye ngo Satani yateje inzangano mu miryango, abantu barangana, nta kintu bapfa, ukavukana n'abantu mwakabaye musenyera ku mugozi umwe, ariko mugahuzwa n'ibirori, ariko umuntu yapfuye mugahuzwa n'ubukwe, ariko nta kindi gishobora kubahuza. Satani yateje umwijyane mu muryango, mu miryango myinshi ntibagisenyera ku mugozi umwe ngo bahuze, ahubwo ni ukuryana, aho umwe anyuze undi akumva yahanyuze umuriro. Uyu ni umwuka mubi Satani yahagurukije mu miryango wo kugira ngo abana basuzugura ababyeyi babo, ugasanga umwana arica umubyeyi we, ugasanga imiryango irimo intambara z'amasambu, ugasanga abantu bari mu bikomere. Imana irambwira ngo fata umwanya dusengane, kuko abantu benshi buzuye ibikomere, abantu benshi bafite agahinda, abantu benshi bafite amarira. Ariko ndagira nkubwire wowe ugize umugisha wo kureba iyi video, hari ibicaniro byene pelia solidaria byari mu muryango wawe Imana igiye gusenya. Hari imbaraga za kugendagaho Imana igiye gusenya. Ikindi Mwuka Wera arambwira ngo dusengere ingo nyinshi, kuko Satani yahagurukije divorce. Kandi kugira ngo ahagurutse divorce yabanje kuzana viziyo ebyiri mu rugo. Umugabo akagira viziyo ye, umugore akagira viziyo ye. Ntimusenyera ku mugozi umwe, umugabo arakora ibye, umugore arakora ibye, aho kugira ngo nta cyubahiro cy'umugabo, nta cyubahiro cy'umugore mu rugo. Ahantu wese muraryana, nta kintu mushobora kugeraho. Uri umugabo ariko ufite umugore, iyo utashe uvuye mu kazi wumva ko ugiye kuruhuka, kumva ko ari we wakunezeza, ugasanga Satani yahagurukiye mu mugore, umugore akakurakarira, umugore nimuvugane, ugasanga ibyo ukora byose bimeze nk'ibipfu busa, ugasanga uri umugore ukora buri kintu cyose wiri gusengera umugabo wawe, uvuga ngo Mana umugabo wanjye muha akazi, Mana umugabo wanjye muhindure. Umugabo wawe akamara mu bushomeri imyaka 3, kubwo gusenga kwawe Imana ikabira kwibutsa. Umugabo yabona akazi, derira zigahaguruka zikagutanga kurya umushahara, kandi derira itarasenze. Uyu ni umwuka tugomba gusengera, uyu mwuka ukavaho. Cyo natangiriyeho umwuka w'impanuka, maze iminsi nyura mu mihanda myinshi ndimo nsengera n'icyo kintu. Umwuka Wera yaje kunyibutsa ibintu maze iminsi mbona. Tumaze iminsi tunyura mu mihanda myinshi tugasangamo impanuka, umwana ukiri muto ugasanga arapfuye. Nshuti yanjye, ndakwibutsa ko ari abantu bavuga ngo umuntu ngo ni gute ngo buriya ngo Imana yari yabishatse. Oya, hari umwuka wo kwiba Satani yahagurukije, akiba abamama bakiri bato, akiba abapapa bakiri bato. Ugasanga umwana w'umukobwa afite imyaka 18, 22, ukumva ngo agwaye diabete. Hari imbaraga za Satani zahagurukiye kugwanya umuryango wawe, abantu bakagwara diabete, ukagwara kanseri, uracyari muto. Satani agahagurutsa kanseri, agahagurutsa ibitero, ukagwara indwara z'amahumane, wakwirukanka mu bitaro byose ukabura indwara. Uyu ni umwuka tugomba gusenya ku buzima bwawe. Kindi Imana irambwira ngo nsengere abana bari ku mashuri, kubera ko Satani yahagurukije umwuka wo kugira ngo abana babaswa. Abana bawe ukabakora buri kintu cyose, ukabashakira umwarimu batraininga ngo ureko bagira ubwenge, abana ukabaha buri kimwe, ariko abana bawe bakababaswa mu ishuri, nta kintu udakora, nta kintu utagerageza. Uyu ni umwuka tugiye gusenya mu izina rya Yesu Kristo. Kindi naje kumva ni umwuka Satani yamaze guteza abantu kugira ngo bagumigwe. Awuteza mu rubyiruko rwinshi kugira abantu bagumigwe. Nabyo tugiye gusenga tubisenye mu izina rya Yesu Kristo. Kubera iki? Ibintu byose umakubise imyaka 35, abasore barakurambagiza, ariko ibintu byawe bigapfa ku munota wa nyuma. Nawe urarambagiza,
ntumenya mu gitondo ukumva wabivuyemo, ukumva nta kintu cy'urukundo ugikeneye mu buzima bwawe. Uyu ni umwuka Satani yamaze kugutera, urimo urakura. Wakabaye ufata icyemezo abana bakabaho, ariko nawe ibyemezo ufata ntibigukundira. Nyuma y'igihe gito birapfa, ugahora wirukanka ngo ndacyashaka ngo tuzabana, ngo ndacyashaka ufite amafaranga. Burya wamaze kwatakwa n'izindi mbaraga zidashaka ko wakubaka, ariko wowe ntubizi. N'igihe uzamenya ko ufite karande, n'igihe utarayiyumvamo. Igihe cyose ukigerageza ngo ndacyashakisha, ngo ndacyashakisha, hari umwuka ukuriho udashaka ko wafata decision. Toka dayimoni mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwuka ukuveho. Nyemerera dusengane Imana, ariko mbere ko dusengana reka nsome iri jambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo Kuva ibice byaho ni 14 murongo waho wa 15. Biravuga ngo Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye unakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nshuti yanjye, niki gitumije utakira Imana? Komeza urugendo. Ndabizi urihebye, ndabizi urarushe. Aho ngaho wowe tuvugana turebana, ufite igikomere cy'amateka, wayeho mu buzima bubi, wagerageje gushakisha ibintu byose biranga, uri guhura n'intambara z'amagambo. Ku musozi wabaye igitaramo, abantu ni wowe birirwa basebya, urimo urataka, ufite agahinda. Nijoro urarurira, bwaca mu gitondo ukambara neza, ukisiga ka makeup, ugatambuka ukagenda useka, ariko umutima wawuzuye amarira, wuzuye ibikomere. Ndagira mvugane nawe, gutaka kwawe kwageze ku Mana, amarira yawe yageze ku Mana. Iyo nimba ufite Imana irayireba, ako gahinda ufite Imana irakazi. Muri ibyo bikomere urimo uranyuramo, aho wasuzuguriwe, aho wambariye urubwa, bakakuvuga ibinyoma, bakaguhimbira inkuru zitariho n'izitariho, ndagira nkubwire ngo umwuka wera arantumye kuri wowe, ngo nkubwire ngo muri izo ntambara ugwana, Imana igiye kukurengera. Aho wasebeye, Imana igiye kugaragaza icyubahiro cyayo. Muri ayo marira, muri ako gahinda, ndavugana n'iyo ndwara iri ku buzima bwawe ituma urara udasinziriye. Bakubwiye ko bidashoboka, bakubwira ko utazakira, wowe uri ku gisasiro, mu izina rya Yesu Kristo ndatura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ndatura gukira, ndatura kubohoka. Nta masezerano ufitanye n'iyo ndwara, nta masezerano ufitanye n'ubwo bukene, nta masezerano ufitanye n'ayo madeni. Izo mbaraga zigenda ku buzima bwawe zigomba kurangira. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira Mose ngo niki gitumije unakira? Watakiye abantu ntibakumva, wahamagaye abakomeye barakwirengagiza. Ibintu byose urimo, ufite intambara, ufite agahinda, mu kazi ntuzamuka, ugerageza gukora bakazamura abandi ariko wowe ntuzamuka. Ninde uhora urwaye? Ni wowe. Uri mu bibazo utazi iyo byaturutse. Kimwe kiva mu rugo, ikindi kiza ku buzima bwawe. Ibigeragezo bihora bisimburana, uko amasaha agenda asimburana niko ibigeragezo bihora bisimburana ku buzima bwawe. Ndasenya umwuka wose wa Satani ukugabaho ibitero, ukugabaho intambara z'ibigeragezo, ukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka kukubwira ngo Imana yaretse umwanzi wawe agufataho ijambo. Imana yaretse ugusebya aragusebya. Imana yaretse umuntu wese agushyiraho komantere ashaka akuvuga nabi, ariko nagira nkubwire ngo Imana igiye kwihesha icyubahiro. Imana igiye kwigaragaza. Imana igiye kugaragaza ukuboko kwayo. Imana ntiyemerere umwanzi wawe kuvugiriza impundu kunesha. Mana ntiyemerere umwanzi wawe kuvugiriza impundu kunesha. Mana ntiyemerere amarira yawe kumanukira imbere y'umwanzi wawe. Imana ntiyemerere ayo madeni kugira ngo umuntu wese agufataho ijambo ashaka. Ndagusengeye uhereye umwanya, mugambi w'Imana usohore kuri wowe. Imana ica agasuzuguro, Imana inyuranya amaboko mu izina rya Yesu. Mboneyeho kukurarika, nshuti yanjye, ndabizi urarusha, ufite ikigukomereye, warirukanse kwa muganga biranga, warashakishije ahantu byose biranga. Reka nkurangira umuti Imana impaye, no gusenga. Umuti no gusenga. Ngwino ku cyumweru Kabeza ya Remera, aho bakunda kwita mu Rubirizi, mu cyapa imodoka zihagarara. Tuba tuhafite amasengesho guhera saa 7 kugera saa 10 mu kigo cy'abamisiyoneri. Tugiramo amasengesho mu itorero rya Power of Prayer Church, atangira saa 7 tukageza saa 10. Ngwino dusenga Imana. Fata tike yawe, wari rukanzo ujya mu bapfumu, ujya gushakisha hirya no hino. Fata tike yawe uzaze dusengana Imana. Imana izagutabara. Imana yumva gusenga. Imana yumva abantu bayishakana umwete. Fata tike yawe,
nta kindi bigusaba, ni uguhaguruka ukaza tugasenga. Imana iguha umugisha.